Igitabo Itangiriro igice cya 29 umurongo wa 21. Labani abanza amushyingira Leya. Yakobo atendera Rasheli indi myaka 7. Yakobo atebutsa kuri Labani ati, kingira umugeni wanjye, murongore kuko ndangije iminsi yanjye. Labani atora abakwe baho bose, arabatekera, arabagaburira. Nimugoroba azana umukobwa we, aramumushyingira, aramurongora. Labani atanga Zilupa umuja we, amuha umukobwa we Leya w'indongoranye. Mu gitondo Yakobo abona ari Leya. Abaza Labani ati, wangize ibiki? Si Rasheli si we natendeye? Ni iki gitumye undiganya utyo? Labani aramusubiza ati, iwacu ntibagenza batyo. Gushyingira umuto basize umukuru. Hari iminsi 7 y'uwo tubone kugushyingirira uriya iyindi myaka 7 uzatenda. Yakobo abigenza atyo, amara iminsi 7 ya Leya. Labani amushyingira Rasheli umukobwa we, kandi Labani atanga Biluha umuja we, amuha Rasheli umukobwa we w'indongo. Yakobo arongorana Rasheli, akundwakaza Rasheli, anyungwakaza Leya. Atenda kuri Labani indi myaka 7. Uwiteka abona yuko Leya anyungwakaye, azibura inda ye, ariko Rasheli yari ingumba. Leya asama inda, abyara umuhungu, amwita Rewubeni. Ati, nuko Uwiteka yabonye umubabaro wanjye, noneho umugabo wanjye azankunda. Asama indi nda, abyara umuhungu. Ati, kuko Uwiteka yumvise nyungwakaye, nicyo gitumye anyongera n'uyu, amwita Simiyoni. Asama indi nda, abyara umuhungu. Ati, noneho ndafatana n'umugabo wanjye, kuko twabyaranye abahungu 3. Nicyo cyatumye yitwa Lewi. Asama indi nda, abyara umuhungu. Ati, ubu ndashima Uwiteka, nicyo cyatumye amwita Yuda. Abarekeye aho kubyara.